Wajua yaliyo mema kwetu wayafanya, hata watuchukua sisi na masumbuko yetu. Usifiliwe milele na milele. Wewe ni Bwana wa ahadi, Mungu wa agano, aliyeagana nasi agano kubwa. Na wewe si mwanadamu ili kujuti. Uliyeagana nasi ni lazima yatimize. Tunakuabudu kwa usiku ya leo. Tunasema asante kwa mambo yako. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Tugirire neza, usurishe neza n'urukundo zawe ugira. Tuganirize kuko ari wowe Mana yacu yose. Niwe dutegereza umunsi ukira. Tutubere kumushitsi uraje uri Yesu. Wemere gumane natwe, uvugane natwe, tugirire neza. Izina ryawe rihimbazwe Yesu Kristo. Amen. Somisha mlima. Somisha. Hallelujah. Amen. Huyu si mgeni, ni Yesu. Sauti yake nzuri. Ninakufungulia naona ni Yesu. Na siku hiyo ninakufungulia naona ni Yesu. Na siku hiyo ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele. Amenitaka ananikaribia, hazina zabibu, ninaingoja siku yake. Hata mimi nilikuwa kama takataka, nalipasa kupendeza Mungu wangu. Amen. Aizubana tajiwala vita vya kilaya dufite Imana, tuzabana nayo dufite izo ziringiro mu mitima yacu. Bane bakomeje banezerewe, komoka kuyabishatse ko tunezerwe. Kuko munezero w'umutima ntawo ni nyirawo, ni Kristo. Cyo cyamubanza kugira ngo umunezero usohoje mu mitima yacu. Ubwo rero dusohoje muri uwo munezero tuyihaye icyubahiro. Haleluya. Kandi biroroshye cyane kubesha abantu kunezerewe, ariko ntibizoshoboka, ntibizonakunda kubesha Imana kunezerewe, kuko niyo nkomoko niyo utanga. Tiwibwira rero ngo nanezerewe itabitanze. Cyakora abantu bababwira ubwo Imana ubwo ibyiringiro zacu n'isoko ry'umunezero ni Kristo. Turahiriwe ibintu bifatika zabuze, ubwo kunezerwa kwacu tiwushingiye ku kintu cyose kinezeza abandi.
no kwiteka ryose. Imana ibamugisha mwagize neza abo twagendanye. Imana ibamugisha ubwo kwitanga kuri ubu buryo. Imana ibagize neza ndio mwatwakiriye abantu ba Misivile n'abita kuva hariya Lesington turabashimiye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Shimira Imana abo tutaduherukana. Imana ibamugisha. Shimira Imana kubona Charles mwarimu wacu ijambo ry'Imana ariko ntabizi hari abantu bashuza abandi mu buryo buri ekoni, kandi abantu bami bw'Imana bazotungwa n'abantu bashuza ko batigeze babona mu maso yabo. Aba Imana izabigororera abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Imana ishimwe. Nkunda ijambo, ngakunda n'uwizerera mu ijambo. Iyo ibyo bintu biri mu muntu uzutsindizi hano. Haleluya. Ariko gusenga ndafite Imana icyizere zo kugeraho kunanirwa ndetse kugeragaho ukwitirira kuza guhemuka. Hari abantu bise gusenga igihe kimwe ko kwabahemukiye, ariko gusenga gufatikanije n'ihame ry'Imana bizabishorera umuntu kugeza imbere y'umwami wawe wamagana. Imana ibafashe mukunde ijambo ry'Imana, mukunde gusenga, mukunde n'ijambo, mukunde no kurigendera, mukunde no kuribana naryo, nibwo muzabona impinduka ziturutse kuri byo. Imana ibafashe cyane. Reka dusome rero umutima wanje kandi sinarizi ko ndi muntu, ariko ngira ngo iyo utamvuga mu izina hamwe abandi bari kubabwira bagakora. Ariko keragara pasiteri yantangaje mu materaniro mu by'uburigezi. Ezekiyeli ibice 15 icyo kintu iryo jambo ririmo muri iyi minsi 15 umurongo wa mbere tugeze gusoma ku murongo waho wa kane. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa mbere. Maze ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, mwana w'umuntu, ibiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacu birusha iki ibindi biti mu kibira? Mbese hari uwabishakamo ibisate ngo abikoreshe? Cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu? Katugarukira. Yewe mwana, Imana ibaza Ezekiyeli akumve twasubiremo. Maze ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacu birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Abanza kubasobanurira kugira ngo bataza kuziteranya. Abanza kubabwira ko ari igiti. Mbese ijambo rya mbere muhanze mukuremo kuko ntawe bishaka ibisate nimba ngo abikoreshe zo mutara no kwibesha mu bisubizo. Kindi umenye ko ari igiti umuntu atobazamo n'agati gato ko kumanikaho ikoti. Icya gatatu umenye ko ari igiti umuntu atobona cyane. Noneho nyuma y'ibyo uze kureba ukundi gusubiza ibizo ndikuzitirana. Si igiti cy'imbaho, muziki ibiti biva mu imbaho kandi kiza gikomeza. Icya gatatu cyo bikoramo n'akantu manika hiki. None icyo giti kirusha ikibindi tuzomisha. Yari cyari cyose. Dicho nifuje ko tuganira. Haleluya. Mbese iki giti cy'umuzabibu n'amashami yacu kirarusha ibindi biti? Niki kirusha ibindi biti byo mu kibira? Niki kirusha ibindi biti byose biri mu ishamba, biri muri forest? Ni igiti umuntu atokoramo imbaho. Ni igiti umuntu atokomeza. Hari aho yavuze ku murongo ngo niba kitaragize umumaro mbere yuko gitwika, ngo se murizera ko cyotwika ikagira umumaro? Ngo nuko amanisha mu mutwe n'ikibuga kicyosha. Niko hano umurongo icyaka ni igiti umuntu atoshakishamo ngo reka akoremo agati ka portement wazamanika ikoti cyangwa itara. Ibyo nabyo ngo kibigira. Arababwira ngo mbese ubwo bimeze iki giti icyo ni iki kirushinga ibindi biti kibiri byuzuye. Iki giti kirusha ibindi biti. Bwana asifiwe. Mwumvise? Nituza gusubiza ibi bintu Imana yabanje kubisobanura Ezekiyeli. Utaja kuzitiranyiriza uzuhubuka.
banze kubwira caractère ziranga iki giti uburyo kino giti giteye utaja kwitapa uje kuvuga ibintu uko bimenyereye kubizi ndabanza gusobanura icyo kitari cyo imana kubaze mwese n'iki none uko kitari iki kimazi oya kirabirushije akamaro so karagifite ariko se kirabirushije ubwo kitari muri ibi amen Bibiliya Yesu yagiye atanga ingero nyinshi cyane igiti cy'umuzabibu n'igiti cy'umutini ndabita imbwa mu Bayisa agenda bivuga kandi iyo usomye muri za Habakuki Bibiliya izi igiti mu buryo bumwe ikavuga n'umutini mu bundi buryo Yesu ashimwe hari n'umugani Yesu yasiriye abantu avuga umurima w'ibiti by'umuzabibu ariko avuga ko hatewemo n'igiti cy'umutini wanasifiwe Uskuzura jana. No, kwanda mu Yesaya ikigiti kizakigaruka ndetse kiri mu bati n'Imana ni kizakigaruka mu bati n'Imana Imana yo rero yakoranyije urubanza bakanga bana bene katabaye ni Mose uducira urubanza je n'iki Bwana sifiwe amen ikigiti kizakigaruka turana kukireba cyane ese igiti gisobanura muyana Yesu akivuga ukuntu ndetse ashyira ko cyo n'amashami naravuga ngo ni umuzabibu data ni muhingi namwe murabashaka donc ukuna namaze kuvuga Yesu cyane wanazira Yesu kumva iki giti none arababwira ngo nta kindi kirushimira ibiti zo mwishamba ngo rese kwere muto ngaka kabushiki giti ni umumaro wacu bakandi bari wose n'ukwere muto kikiba mu biti vy'imbaho kizo tebitse umugaro wacu mu bindi biti mu bandi n'ukwere muto nico purpose yacu yo kubaho mwisi n'ukwere muto ntawe ni umumaro wacu nyuma y'icyo ubugiye kukirisha kico umwami kico utegeka tikiza kibwana tikiza kicyatubwira tikiza kimanikwa ibintu ndi wo kiremereza umumaro wacu ukwere haleluya amen soza nakubaza ngo mbese uzawumva mu bandi aya uruje kuko Yesu yavuze ngo ni umuzabibu na turamashini y'umuco mwumvise ni ukuvuga ngo umugabo wacu twebwe turi abantu reka nahise kubabwira ukuntu mutahamwe wanasifiwe iyo umuntu ahindutse umukristo aba ahindutse ikindi kintu abantu batamugize tu wanasifiwe iyo umuntu ahisemo kuba umukristo kandi yarangiza akabatizwa umubatizo wa Yohana ari wo kwihaniza cyangwa akabatizwa umubatizo w'Umwuka Wera aba yindutse ikindi kintu kitosobanurwa n'abantu uretse gusobanurwa n'uwabugize icyo kintu amen noneho impamvu ubukristo bwacu turashaka ko busobanurwa n'abantu kuruta gusobanurwa n'iyabutumize ni icyo kibazo umumaro w'igiti iyo umuntu agejejwe aba yinjiye mu muhanda w'igiti iyo umuntu agejejwe aba yindutse iki giti ni icyo gusaza gushaka n'abantu batubizi ukwere haleluya nica barusha abandi ntabwo barusha amazu ntabwo barusha akarusho k'iki giti mu bandi bantu ni ukwera imbuto kandi imbuto ntabwo ari ikintu umuntu yigana reka mbabwire hari ikintu umuntu atoba cyo ariko hari ikintu umuntu yokwigana umuntu ntiyohitamo kwera imbuto uretse kuzingana
kubera ko ntabwo ari umurimo ukomoka ku muntu, ni umurimo ukomoka ku cyo wabaye. Ubundi imbuto ni resulta z'icyo umuntu yabaye, ntabwo ari disipurine umuntu yiha kugira ngo ayigereho. Reka mbabwire kandi muzobimenyera kuri ibi birashoboka ko umuntu yohereza uburakari imyaka 10 akitwara uburakari, ariko ntiyaboneka impamvu uburakari buboneka, uzomenya ko ntiyaboneka impamvu yo kubugaragaza, azabugaragaza kubera ntazaba afite ikindi kintu bituma atabigaragaza. Muzi impamvu tuza gukorerwa ibibi tukananirwa kumvisha, tukananirwa kuba resiproke kuri ibyo bintu, n'imbaraga zindi. Nta kindi cyatumye bapeza bakubanwa bakubitwa, suko batari kumva, ntabwo suko batagira ngo babaye n'icyo kintu abakorera, suko gutotezwa batakumva, ariko ntibari babifite uburyo bwo kubikora kubera ko bari bafite ikindi kintu cyane cyane bafate kikabatera kudakora kubishyura. Nta kindi kintu cyose umuntu ateze umusaya ngo tutokaga, nta kindi kintu cyose umuntu bamara n'ibitero akamuhara. Mureke kwigisha abantu urebe gutwara. Reka babwire, mureke kwigisha abantu, mwigisha abantu, muha abantu, mumugira abantu ikizatuma badakora ibintu no kugenda hamwe. Reka babwire, tuzi mu ikanisa baje mu itegeko ry'Imana kandi ntawe umenya umuntu wabidefinisha. Nta muntu utukana mu ikanisa. Niba ufite uburakari azagaragaza akimweteza. N'abantu tuzabona ko bazahaguruka gusa murabona ngo mubesheresha ku batuye ngande utegereje hanyu arasifiwe ni kabisa. Umuntu wese asaba umutuye, iyo habonetse impamvu z'inyijyane y'indaraza ukabona umuntu wakwambuye, uzombwira ngo turabonana nyuma nitumye dusohoka turabonana ariko muri kafiyana aha turaboshwe. Batubwiye ko nta muntu uhagwanira, ntawo hatukanira, ntawo habeshera, ariko nituva muri ino nyubako turavugana n'uruhuga tutagifite ibindi bintu bituyobora. Muri kino giti cyangwa uzamva umurimo wawe mu bantu abukwere muto cyangwa bakumaza hagati wayibisa hagati. Hari ibiti byahindutse uduti bebe, hari abantu bebe ko bahinduka ibiti ngo barangize babashiraho babamanira hino babatanye mu kwezi bahinduka hagati. Ariko bibira Yesu Imana yaravuze ngo mwebwe muri mu bantu bagomba kuba uduti two kumanirwa igihe. None abantu benshi bahisemo kwera imbuto bemera kumanikwaho ibindi. Abandi bebe bahisemo kwera imbuto bahinduka ibiti by'umuntu zo kwatura. Hari abafite bari mu matorero umurimo wabo n'uko n'ibyo bahindutse ibiti nubwo bumvise ayaho sinoro rupasiteri murako nimukobwa sinurika ndifite gahunda yo kwera kandi uyu munsi ndabikubuze kuko umurimo wacu akabona bose bandi bahindutse zo kwicara zo gushiraho bagashiraho amafungu batazabona basezera icyo barico bemera kubica abantu. Haleluya! Kandi bahindutse uduti two kurwanisha, bahindutse imboni zo kurwanisha no gukubitana, bareka umurimo wo kwera imbuto, bahinduka igiti cyo kugenda. Barishobora cyane umurimo wacu umwe gusa nk'amashami y'umuzabibu n'ukwera. Nta kandi kazi tw'Imana dushaka mu bene da. Mureke kuba ibindi bintu abantu bashaka kutugira cyo, tureke kuba forme n'abantu ku bindi bintu ngo tureke icy'Imana. Kandi bahindutse imifata abandi twebwe narifite ngo kuzahindura, ariko kinagira ngo mushaka kwezi imwe nk'umufata genda mu bantu kumufata nahema igitegereje ibindi. Imana
niyo yonyine Yesu yavuze ngo iki giti nikiramuka muri ayo mashami y'icyo giti ngo niharamuka hatabonetsemo kwera imbuto ngo kizakirwa. Ubundi umuzabibu ntabwo wategekewe gutwikwa keretse iyo utabaye umurimo wawe, iyo udahindutse icyo wakagombye kuba cyo, nicyo gihe haboneka donc nicyo gihe habaho impamvu yo gushya no gutwika. Ariko ubundi normal si igiti cyo gukomeza keretse iyo cyaje kwera imbuto iyo gucika bashira. Haleluya. Amen. Bizi kurango umutini ni igiti kisa kigaragara ari igiti cyo kwifuzwa, ariko bizi kuvuga ngo n'ubu umutini utatoha ntabwo usanga ngo n'ubu umutini utakwera imbuto n'ubu utatoha. Umurimo w'umutini ni ugutoha gusa, ni ugukanga abantu kuko ari mu rugendo ruja mu ijuru. Nta kindi umutini uzi ukora mu bantu, ni ukubwira abantu ngo twebwe turi abantu turi abagenzi baja mu ijuru. Ariko ngo mukristo aravuze ngo nagenda ngamwibera ngo iki gikundiro cyagenda gabishira umutini waganze Yesu yababwira abigisha baravuga ngo igiti kiriho imbuto twirukwaga turubuto inzara yayitumase. Yesu arirukanka n'abigishwa bazi ngo bagiye kuruhukiraho ngo hakigereho ngo bitegereze ngo bakwitakeza gishisha umutini mu ikanisa uzushisha abantu bakaza bagira ngo niwo n'icucu cy'ikanisa uzushisha. Ariko kubwiye kwegera uzukutira bijyambere ko bagowenda agahanira cyane hasi reka nigire ko mujyo hejuru ndashaka ikintu gusa kigira ninda umutini uzurabza gusa ariko nduzomera barakoze. Haleluya. Yesu yigeze gucungana n'abantu ngo umutini ngo wigeze guterwa mu murima ngo w'umuzabibu utegerejwe nk'imvura. Mu mwaka wa mbere araza ashaka imbuto arabura, uwa kabiri wa gatatu abwira umuhinzi aravuga ngo habe n'ubwo uterwa mu muzabibu uri umutini tiwokwera imbuto ngo uterwe hagati mu muzabibu keretse uhisemo muri ubuzima. Hari abakristo bari mu kanisa ngo bazahinduka abakristo kuko bari kumwe n'abakristo. Umwaka wa mbere bazaza abandi bajane rande bazana umusaruro wabo, uwa kabiri bajana umusaruro. Kubwije ukuri nta muntu uzuhinduka umuzabibu ngo kuko ari hagati y'imizabibu keretse ahise umutini. Umwaka wa mbere bashaka baraheruka ibindi biti guseka ibirere imbuto. Iki giti kiri ibumoso bw'ikirere imbuto, hano kibirere imbuto, hano kibirere imbuto, uri hagati yacyo. Ifumbire niba umuhinzi mu imvura n'ikirere turabisangiye, ifumbire niba amazi nawe, ubutaka niwo, temperatire niba, kubera iki wawutera imbuto. Y'icyo ng'izo ntabwo ari w'itorero, turimo kubwira imiti y'ibintu uraduha imbuto. Mbabwira ngo urambe imbuto uyu munsi, ndagushaka gukura, ndagushaka kugwa neza. Kandi nicyo sijui kumtona kwa mti kama mtani wa mbele kwa sana pole mleke mutini tuufashe kuinuka muzabibu ariko mleke gushaka imbuto zishaka turi gushaka imbuto mu mutini tureke kuba icyuma itategetse ko tugomba kuba cyo niwo murimo nicyo turusha abandi bantu bose bo kwisi no kwera imbuto. Icyo nicyo twisangisha, ni ukuvuga ngo ikintu disitenga n'abandi no kwera imbuto, nta kindi kintu. Umutini n'umuzabibu birasa, mwikura birasa, iyo bataramye barasa, nta kindi nta kibopfa kubitandukanya. Yesu baramubajije gusaba abagabo kubavuyemo bawuri Imana ureba mu mitima kandi utavuze ko ugiye kugenda urabadusigamo tuzabamenya mutababanamo ko tudafite imbaraga zo kumenya ibitekerezo mu mitima. Arababwira ngo musigi indi mwivune mu mitwe yanyu mutawatambuwa kwa matendo yawe. Ntabwo ari umukino gutandukanya umutini n'umuzabibu. Ni
yihanganire wa haleluya tutina abantu banarangiza nta kindi Imana idushakaho nta wundi murimo ututandukanya n'abandi n'ukwera imbuto nta kintu aburahamu uzogenda muti n'ibintu bigoye cyane mutini iyo uhagaze kuri worship mutini ugahagarara mu kuvuga ngo uzamubwira ngo mu kanisa umutini uzuririmba ukavuga ngo si uyu muti uraho ariko iki giti cyo uyu muzabibu ukuntu usa no kwishimira gusa ubutaka ariko kubwira iminsi umunsi umwanya wa mbere ukazubwiretse uyu muntu yonyine nta n'imbuto n'imwe aragaragaza ni iki muzabibu n'amashami yayo urushinge ibiti zo kumushyira tuzi bazwa ngo imba ni igiti kitokomezwa ngo mugihishe n'ikintu kizagisha ticyohisha amagi ticyohisha n'icyayi ticyoshusha n'amazi akazuyaza ni ibiti bitokomeza ngo bishusha amazi icyo mukimenye mukiza amanisha bigashira mukibyaza byagata n'amatangazo amafishi niba ukeneye kumanikwaho uba ngwino iriya nkaya bakugaragaza muri Rwanda bamanikaho ibintu zose donke ibiterane imipira iri muri uyu munsi ababyinnyi ba bare bari bube kadiraka basayima abantu benshi babaye ifoto yo kumanikwaho ibintu byose none usanga bamumanitseho worship rero ugasanga hano hashize umuganda ntabwo kwibukiza hano ugasanga bamumanitseho igihe kari gutangira urimo wanyu uramenye mudategura imbere y'Imana tukabica abantu ibi biti kiza bishaka kuba icyitegererezo cy'abizera kiza bishaka kuba icyitegererezo cy'abantu batizera nange usanga niba ari ikintu cyoroshe ni ukuba icyitegererezo cy'umuntu utizera kuko iyo umuhaye gift aza kubona amamarayika nta bindi abaza ariko kugira ngo uzabe icyitegererezo cy'umuntu wizera azabona ikintu kimwe cyasigaye bibiri muzi impamvu tuba twanga kuba ibyitegererezo zabene data dusengana batuzi basaba dusaba ibintu byinshi kugira ngo twebwe n'icyo kibazo umuntu azashaka ngo yikoforme nk'uko umuntu ukijijwe vuba amurika n'ifu yaba muvuga kima ariko mwene so kugira ngo azapfe kuguhana ni ibintu byinshi kuko azi byinshi akeneye kugira ngo twemere niyo mpamvu biravuze ngo mubi icyitegererezo cy'abizera vanze abantu cy'abizera abantu ngo mubi icyitegererezo cy'abantu cy'abizera bizera bigawusinuva kumubesha ubwo navuze ruhake Imana ishimwe ntabwo ntegereje n'ikindi nacyo kimugaragariza uyu biraba tegereje cyangwa tutegereje cyangwa kugira ngo abizera ubundi umukristo ntazahamwa n'abantu batayizera muzemere ko abantu bagomba kuguhamya n'abizera kuko nibo bazi ko umuntu usubye ku muntu ariko abantu benshi bishimiye guhamwa n'abantu bamwe batazwi ingeso zo kwizera bamaze ngo barangize bibwira ko bizeye ariko abakristo umuntu azajya akabakristo babuza benshi kubera baza batikinga utuntu twinshi bizamanye muri detaye ariko abantu bizeye ngo baza baje muri global mu bintu biri general gusa ibintu bya minimum y'ibintu kugira ngo wemere Imana ifashe tubigiti